Perezida nyine yaravuze ati nta mwana ashaka mu muhanda. Niba rero ari nta mwana ashaka mu muhanda kandi akaba yarabivuze, nimudushyire mu mashuri mutubone turebe ko mutubona mu muhanda. Ni igicamunsi gisatira umugoroba. Aba bana tubasanze mu mabanga y'udusozi duto duto dukubiye mu kirambi kinini kiswe mu Kinyamerika. Ni mu kagari ka Kagugu wo mu murenge wa Kinyinya ya Gasabo. Bariruka iki kirambi n'uducupa twuzuye ibisindisha by'amoko n'ibiryo batubwiye ko bavuye kwiyo mu gasantere kabatsinda kitegeye aha. Izuba rirenda kurenga ntacyo barashyira mu nda cyo kurya. Icyakora abanyoye ibisindisha bibagaragara ku maso ndetse no mu mivugire yabo ko basinze. Aba bana babarirwa muri 60 bari mu kigero cy'imyaka yo hasi ya 15 ngo bisanze muri iki kirambi cyabaye nk'indiri yabo ku mpamvu zitandukanye cyane zishingiye ku bukene n'amakimbirane mu miryango y'iwabo. Kuri ubu abataraye mu myobo bicukuriye aha barara batumbuje ku gasozi. Ubuzima ntibuboroheye. Nyine tujya gucukura ibijumba by'abaturage tugahekenya cyangwa gutyo badufata bakaducukugura nyine nakundi nyine. Ari bafashe bamuvuna ukuboko. Iwacu Gikongoro imisozi hano turaharara, imyobo iri hariya dore hariya irimo. Ariko twebwe ukuntu tubayeho ni ukuvuga ngo buri wese arimenya hano, ntawe umenya undi. Ubuzima hari abanywa amakore n'amatineri, noneho aho dukura amafaranga ni ahantu gutya mu kabuga gutya mu gasantire kabatsinda. Niho hantu dusyagira ibirayi bakaba banagufata bakanagukubita. Ingangi nayo niyo twita ubusubizi. Ubuzima bwa hano dore nk'ubu ngubu baraye batwirukankana nijoro abasirikare bashaka kutujyana Igikondo, turabacika dore twaraye dusimbukira imisozi. Hano bahita mu Bunyuguti. Mu Bunyuguti ahangaha twari twakoze agahema. Noneho turyamye turabyuka mu gitondo tujya guhiga. Dutetse ku manywa twumva inyuma yacu ngo ntihagire uwirukanka. Noneho inkono yacu turahita turirukanka. None ko ubuzima bwa hano bubagoye se bukaba bubacanga bakabirukankana muri ubwo buryo ngo babajyane muri ibyo bigo, muzava hano bigenze mute? Ndumva wanangije isuri. Mbona kereka tugize nk'ubuvugizi bakatuvuganira tukajya nko mu bigo natwe tukamera nk'abandi bana tukava mu burara. Bamwe mu babyeyi batuye hafi y'iki Kinyamerika bavuga ko bazi uburyo aba bana babayeho nabi, ndetse ngo umunsi ku wundi abana babo nabo barabacika bakajya mu mihanda yo hirya no hino i Kigali, harimo ndetse n'aha benshi bamaze kugira ubuturo. Imyumvire y'aba babyeyi baganire na Radio Flash na Flash TV ngo nuko leta ariyo bireba, mbese nk'aho bitabariho urwitwazo ngo ni ubukene ndetse n'ubushobozi buke bwo kurera aba bana bibyariye. Nanjye ubu mfite umwana nubwo nkigerageza ntaraza hano, ariko ndacyagerageza kubasha kuba namwumvisha. Acyari muto afite imyaka 7, ariko ndabona bigoye kugira ngo mbashe kuba ataza ahangaha. Muri make nawe urabona azaza kuba muri uyu musozi? Bikumva ntabwo ari ibyawe, none ni ibyande niba atari ibyanyu nk'ababyeyi? Bya leta niyo ifite ubushobozi bwo kuba bavana aho bari, ngubu baje bakabafata ngo bakamubaza iwanyu nihe bakabasha kubashyikiriza ababyeyi. Aba babyeyi baravuga uko mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya ikoraniro ry'abana ribarizwamo buvuga ko hariho gufatanya kw'inzego no gukangurira ababyeyi ngo iki kibazo kiranduke. Kanyandekwe Dieudonné ni umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Kinyinya. Kumva ko ubufatanye bw'ababyeyi n'ubuyobozi, noneho umubyeyi agakora uruhare rwe n'ubuyobozi uruhare rwe, akabufatanye budasanzwe. Ndumva ari icyo ngicyo kizere cyane kubera ko baragabanutse uko byari bimeze mbere siko bimeze ubu ngubu. Ahangaha ni hamwe mu ndake nyinshi zigize uyu musozi munini uzwi nko mu Kinyamerika, utuyemo abana bo mu muhanda baturutse mu bice bitandukanye bikikije aka gace. Harabarirwa abana nibura bagera muri 60 baba bagiye hirya no hino gushakisha ubuzima bakaza kuharara. Ubuzima bwabo hanini niho bubarizwa, ibyo kurya baba basyaze niho baza kubirira naho barara kuri uyu musozi hanze. Hibazwa iherezo ry'ubuzima bw'aba bana baba muri uyu musozi kimwe n'ababa mu mihanda hirya no hino muri uyu mujyi wa Kigali, mu gihe hari bamwe mu babyeyi bavuga ko inshingano cyane ya mbere ari ya leta, ariko nanone Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ikavuga ko inshingano nyamukuru iri ku babyeyi ndetse n'abana bo ubwabo. Clarisse Karasira, Flash TV, ibatsinda mu mujyi wa Kigali.
cyangwa nyine muvuga ati namwe niba mutari ababyeyi sibyo muvuga ati niba mutari ababyeyi dukomeze ubuzima n'ubundi icyizere mfite nuko Imana ireba aho turi.